Ndi papa sava. None se teacher, haryo ubwo mwigisha abameze bate? Urumva hari bantu baba baracikishije amashuri kubera impamvu zitandukanye. Hariho wenda babura ubushobozi, hariho abarivamo nyine kwa kundi kunanirana, ariko ugasanga iyo begereye mu myaka mikuru bakenera kumenya ururimi bitewe n'akazi. Mu kazi kenshi basigaye basaba kubuza nk'icyongereza. Niyo mpamvu rero haje uno mushinga wo kuba twafata abo bantu bacikishije amashuri noneho tukabafasha kumenya ururimi rw'icyongereza. Ariko ngo murabishyura wa? Ubwo nangahe? Urumva nabyita nka motivation. Urumva tuba 15 ku munsi. Ego nanjye noneho ngenze. Oya kandi nyine wowe se ko warangije kwiga ntabwo byashoboka. Ubwo bizamara igihe kingana iki se? Dufite gukora amezi 2 tubishyura, noneho amezi 2 yarangira bagatangira kwiga, noneho nta kintu tubahereza. Ubwo harya ngo umuntu gutangira sangahe kugeza sangahe? Saa 3 saa 6 tukaba dusoje. Saa 6 muzajya mushoje. Nibyo kubera ko nyuma ya saa 6 hari abandi baniye ishuri nabo bakazajya bigiramo, kandi urumva ntabwo nyine nakwanga guteza uburezi imbere. Neza abangaho kuki ubwo mutabigisha neza ikinyarwanda mugahitamo icyongereza? Ikinyarwanda buriya kenshi barakizi. Sawa ngaho courage rero. Yego merci. Ubwo reka mbakubwira bahageze binjire. Bakinjira. Ariko ubwo saa 6 mujye mubashuba yuko mu musohotse. Ntuzabimbaza iby'amasaha pe. Morning teacher. Good morning. Good morning teacher. Good morning. Good afternoon teacher. Good afternoon kandi turi mu gitondo. Good morning teacher. Good morning. Good morning teacher. Good morning. Good morning teacher. Good morning. Good morning. Teacher. Good morning. Aho twari turi ubushize se murahibuka? Twari turimo turiga verb to be muri present. Hari muri mwebwe se washaka kunsubiriramo agasoma ukuntu twabyize ubushize? Me teacher. Okay. I am. Sorry. I am. You are. Okay, urakoze cyane. Nawe reka komeze nta kibazo. I am. You are. He is. She is. It is watubwiye ko ikora ku ihene n'imbeba. Yes. No mu biti. Komeza. Na we are. Aho wibeshye ngiye warisimbuje hejuru. Oya ntabwo nibeshye ni gutya zikurikirana. You are. They are. Mu mwamashyi. Arakoze cyane. Hanyuma itizi ntabwo nababwiye ko ikora ku bintu by'ibiti cyangwa se ibintu gusa, ahubwo no ku bantu itizi irashoboka ko yakoreshwa. Yego. Nk'umuntu akubajije ngo iriya shati ni yande, ushobora kuvuga ntabwo turabigeraho, ariko itizi ntabwo ikoreshwa ku bintu gusa ahubwo no ku bantu birashoboka. Uko tuzakomeza twiga nzagenda mbasobanura kurushaho. Hanyuma tugiye gukomeza verb to be muri past tense. Past tense hari umuntu wandusha ikintu bivuze? Ngiye teacher. Yego. Past tense ni ejo hazaza. Oya ejo hazaza ntabwo ari. Teacher. Yego. Present watubwiye ko ari igihe turimo. Utubwira future ni igihe kizaza. Utubwira past ndumva ari nk'igihe cyashize. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma niba twarigaga present tuvuga I am bivuze ndi.
noneho tujye mu gihe cyashize turavuga narindi, noneho narindi mu cyongereza turakoresha I was. Njyewe noneho ninjya kuvuga undi muntu ndavuga you were. Wari you were. Muri kubyumva? Noneho tujye kuri hi. Nababwiye ko hi ikoreshwa kuki? kuba Kuri hatungi. ku gitsina gabo. Yego, igitsina gabo. Murakoze cyane. Hi turavuga he was. Tujye kuri shi. Hanyuma shi nababwiye ko ikoreshwa kuki? Kuri njyewe. Yego. Kuri njyewe. ku mugore. Yego, ku mugore. No ku bakobwa. Ku gitsina gore. Igitsina gore. Ni ku gitsina gore. Noneho dukomeze. We were. Yego, ndaje mbasobanurire. Hanyuma nabwiye ko ariyo mpamvu tugira yu ebyiri. Munsubize. Nababwiye ko ariyo mpamvu tugira yu ebyiri. Ninjye mwana. Yego. Iriya yu ya mbere watubwiye yuko ikora mu buki. Yego. Iriya yo hasi ya kabiri uhereye hasi utubwira ko ikora mu bwinshi. Hanyuma se muri bino bintu nanditse nakosa muri kubonamo? yuweri zanditse kabiri. Hanyuma ikosa ari kabiri. Imwe ni iy'umugabo indi ni iy'umugore. Oya kandi. Umugabo n'umugore nabwiye ko umugabo ari he, shi akaba ariyo y'umugore. Oya. Izi y'ubu nta kibazo zifite. Excuse me. You was. It was. Yego. Hariya washyize were twari kuvuga we was. Oya kandi ari you. Ese kubera iki muba mwaje mu ishuri ubundi mutambaye uniforme? Twavuganye ko nubwo mukuze harimo n'abafite imyaka myinshi ariko mugomba kwambara uniforme kuko muba mwaje mu ishuri. Hanyuma ni ikihe kibazo aho ngaho inyuma ko mbona mutongana ni ikihe kibazo? Ko waza iriya yo. Hanyuma ariko mujye mwambara uniforme. Yego. Njyewe Mwacecetse, muceceke. njyewe ni iniforume yanjye njyewe nayibuze nayanditse ndi mu gihe cyo kuza ku ishuri mvuze ngo reka nyifate nyanure ndayibura. Hanyuma se musigaye mwibana imyenda y'ishuri? None se ubundi hari umuntu babana? Ariko Iki? ngiye imyenda yanjye rwose imyenda yanjye byanze bikunze bayibye kandi. Good morning, teacher. Good morning. Uko wakerewe se kandi? Teacher, nakerewe rwose. Byagenze bite? Cyabiteye digitiki yaje kwa mukecuru. Ni nafuze uniforme nayanditse. Uniforme yanjye araza yitwara. Digidi. Ibyo avuga nibyo? Ni ndiri ahubwo yambaye. Ariko se ubundi ikibazo cy'amatsiko. Harya wowe si warangije kwiga? Hanyuma se uza kuza hano wumvishe itangazo neza. Twavuze ko abantu baza kwiga hano icyongereza ari abantu bacikishije amashuri. Hanyuma wowe ukabura aha gute? Niko madede. Wowe se warangije kwiga segonderi? Hanyuma se kuki
muvanga ibintu ntabwo muba mwarumvisha itangazo neza none ngo wagiye kwibana iniforume ya mugenzi wawe yaje atekera imitwe mukecuru aho yari yanitse ahita yanura arayitwara ubwo nari ndimo no kumushakisha ahubwo ntamubuze ubu nta iniforume yanjye ariko nta birenze mani njye nazi iniforume yanjye iyanjye urabona ko nanjye umwana twigana bayitwibiye rimwe ariko ntabwo ari ibintu bikaze bayitwaye ntabwo ari ibintu bikaze ubujura ntabwo ari kuzaza kwiga ejo Madede iyo iniforume wayikuye he wowe igihe uramo iniforume yanjye ngewe niba ukuntu wanyereje gusa ntabwo ndi bubyemera ukuntu wanyereje ntabwo byumvikana ukuntu mugeze ku rwego mwibaye iniforume tica ahubwo ngewe namo iniforume yanjye Madede nihe mpamvu yabiteye ku bijyanye n'iki tica ku bijyanye n'uko mugenda mukiba iniforume mukaza no kwiga mutari mu bagomba kuhabwa amasomo tica ubundi se atanazi w'imyenda atanazi imyenda imyenda y'iniforume yayikuye hehe ko ndeba nanjye imeze nk'iyanjye atanayo imyenda wayikuye njyewe se imyenda yanjye urabona ndimbati yamukwira Madede digi ibi nzana iniforume Madede ni ikihe kibazo aho ngaho njyewe muceceke noneho ngaho nahaguruke muceceke ubona njyewe imyenda Madede nakwambarana na niyanjye leta none muyobe ko hariya hirya hari abandi barimo kunywa abandi bakaba bari mu mashambure ko mwatangiye gusakuza ni ukuri mutubabarire ariko hano ngize ikibazo urabona nakiriye abanyeshuri batagomba kuba bari hano barangije kwiga none ngo habayeho n'ubujura bwa iniforume bujura yego si ishati uyu muntu urabona ariko se wandekeye ishati Papa Sava urega digidigi ngo mwiba iniforume ndimbati nawe andi atanazi ntabwo twiga twambaye iniforume nyamara njyewe tanazi mwavuze gake haguruka tana ako se bari kunyita umushurangire nigeze haguruka nyine wagira ngo ni ikanzu yambaye wagira ngo atanazi ni ikanzu yambaye ayifashe mu ntoki ibintu ntibirangiye ako ndimba ubona kano kantu ako se wandekeye wowe numvisha ko iyi ni ipantaro ni ijipo ni iki ni ikabutura irekura turebe rekura niba imyenda ari yawe ese rekura ushye si iyanjye niba ari iminota ariko isomo rirangira ibintu n'iyanjye iyi niforume wayikuye ntabwo ibyo ngibyo ari ngombwa papa Ende? musoza isomo ceceka kadegede twakumenye ninde wayiguhaye iyi niforume wayikuye digidigi kandi mujye mwumva n'iyanjye nyiragitaro kuki ataje kwiga nawe nanyuze iwabo ngira ngo tuzane mubwire tuze kwisobanura arambwira ngo nawe haguruka Madede ngo bayijyana haguruka wowe ntabwo wiga kaminuza nijoro uriga kaminuza nijoro kumenya ukaza guprofita ahangaha haguruka haguruka iyo jipo ni yawe iyo jipo ni yawe haguruka digidigi ko ari ndende ko ntabirenze haguruka nyine cyangwa muvuge niba musubiza isomo ryari nimuzongera isomo ryari rigiye kurangira mumbwire niba mudashaka kubahiriza amategeko haguruka rero digidi haguruka byoroheje koko haguruka ntabwo byoroheje wowe digidigi yakubwiye ngareba papa sava iriya iniforume ni iyanjye reba iriya shati ariko se uretse ceceka wowe yakubwiye ko kwibira iniforume ngo bigende bite yarambwiye ngo hari ahantu ngo bari gutanga inyigisho z'icyongereza barangiza bakaduha ibihumbi 15 noneho rero arambwira ngo ninze ngo bame ibihumbi 15 ndaza kumuhamo 10 kubera yanije uniforme ese ubufasha bw'abandi mutangiye kububyaza Buretse. business
Madede nawe ni ayo 15 washakaga. twebwe twahuye n'ikibazo nyine twari tugira ngo turebe ko twagikemurira aho ngaho. Ikibazo mugiye kongera untere hejuru Nutera hejuru mugiye gutari. kongera Utera hejuru gute? kuki utumva Iki se ntumva ahubwo se wowe kuki utumva wanjijiwe. Ibi bintu byose ntabwo ibintu byose ngiye ntabwo mbara hari ukuntu mba ntakugize. Amasaha yose angaye kuva ejo saa 9. ako Madede kuki buri gihe ibintu ubushaka bishwana ku munota wanyu Umunota wanyuma se ninjye mba nabiteye. Ni wowe wabiteye. Usesenguye neza ukasesengura wasanga ari nyirabayazana yawe. niwe nyirabayazana Cyangwa ni wowe. niwe nyirabayazana Ibintu biba byatangiye neza mu mahoro mu bwumvikane nka kwihora digidi. byageza mu gitondo ukazana ubucucu n'ubugoryi bwawe. byageza mu gitondo ukazana ubugoryi bwawe. ariko ukazana ubugoryi bwawe. wese wagize ubwenge kuki utamenya ubugoryi byitwara genda umuntu w'umugabo uwuhe mugabo Madede ibintu bitangiye neza turaganiriye turumvikanye gahunda zose turazikoze ariko ku munota wa nyuma digidi wajya ugerageza ukaba umugabo ukanyereka kuri n'umugabo basi bwa rimwe inshuro iyi ya rimwe wananiwe kunyereka kuri umuntu w'umugabo. Adamu aza muri Edeni yari yimereye neza Imana ibigize gutya izana Eva amuteje ibibazo nari nibera hano mu nzu nimereye neza uramamagara ndakubwira ni njyewe ndi burugo urazana Eva urambwira uturaje undebe uretse nyine urambwira uti ndaje nkurebe uraza saa 3 saa 4 saa 5 byaninze bigera mu gitondo uryana ngwango ki iyo ugenda kare nta kibazo biba byabaye rero hamwe twasire responsibility ku ruhande rumwe dufatanye mu kibazo nakubwiye nta kintu urashobora gukora akakanya uri umuntu mukuru nawe turuna ubwenge urebe undi muntu akugira inama ureke kuntu haranje aferi kandi ubwo ndabishoje digidi ariko se urajya hehe didireka nkubwenge ureka utankinisha Madede amazi si yaya ninge nakwitendekaho kandi ukambona ariko uranyitendeka ngo bigende bite uranyitendeka ngo bigende bite uri umuntu mukuru yaranje nawe niyeranje ntariko niyeranjana nese icyo nakwimye niki ntabwo twaburaye ubusandirwa muri inzu none nongere mbwirirwe niba ushobora mani niba ufite amafaranga ajya muri restaurant urye ugaruka ujye mu nzu uryame niba utahe niba uri tayari utuzugumanganje gushaka icyo kurya ari amafaranga nta mfite nawe ugira ubwenge bwo kuyashaka ntekereza ikintu cyatumye nkwemera kigatuma umfata ubundi wampaye iki ni cyo kintu cyatumye mfatisha ijya kundema yaransize iranogereza inkubita igikundiro mutuze rero mu nkunde kandi mu nkundane n'ubukene bwanjye uwe nturi mwiza nta gihagararo nta kintu kimwe gishamaje kuri wowe ufite nta mafaranga ntaki nibyo wakagombye gukora neza nabyo ntubishoboye ni ikihe kintu utambeshye wankuruje wowe kigatuma nkwemera nkisanga muri ubu bucucu bwose uba wirirwa nyina ukaraga ubwonko bwanjye ntabwo ngukunda ntiwagize nk'ikigo Madede singukunda kunkunda se urukundo rujyaye urukundo ni ibiki urukundo ni ibikira unkunda se unkunda hehe wowe wamunkunda ukirirwa unkaraga gutya none ukuntu wirirwa unkaraga mpereza amafaranga icyo nicyo twavuga aya mafaranga se nangaye ibihumbi 4 aya mafaranga nangaye wowe wase wayamaze iki Madede reka nkugire n'ikindi rero wayamaze iki ibi bintu tugomba kubigendanamo ibiki se tugenda ufite imyaka y'ubukure mfite imyaka y'ubukure niba udashobora kwicara nawe ngo ufate icyemezo urebe ukuntu ubundi wabikoreye iki wese wabyemereye iki ntago nanyaka tigidi ndakwiyamye wikumva guhera sanga saa 9 z'amanywa wirirwa nkubaku kugeza ntago rero nabyanze mu gitondo none anga mu gitondo mu wese ko bwari bukeye ukomeza ukabyanga byari kugera anga se ntago ugize igihe ukandusha imbaraga ntago ngiye nabanje kwihagararaho ntago wankubakubye hari ubwo nigeze nkwemerera ibi bintu ntago twabiganiraho mbere yuko biba habwa ati ibi bintu ni birimo ibibazo nkubwira amatariki yanjye nkubwira ibintu byanjye byose ukuntu bimeze urankubakuba kugeza ku rwego rw'uko ku munota wa nyuma none uri kumeza amafaranga 4,000 bine se bigura ikinini washatse undukongerera Madede unyengera se ndashaka undi naryamanye nawe urampereza amafaranga yo kugura ikinini nirirwanye nawe nta hantu nakoze nta nundi buyake urayampa rero kandi uyashake ikindi kandi ntago nkeneye ikinini cy'ibihumbi 5 nkeneye ikiri VIP cy'ibihumbi 10 umva none se naguteye impanga Madede ntongore nkubwiye ko 5 ntakeneye cy'ibihumbi 5 aho amasaha agize nkeneye cy'ibihumbi 10 nicyo gishobora gukora neza kiri VIP kabisa
guze n'ikindi uba wanangoye wamwisha amagambo menshi nakwinginze nakubwiye turi bakuru twese twujuje imyaka y'ubukure twyaranje muri iki kibazo ntabyo niyaranjamo niba udashaka icyabine nta yandi mfite none terure kubitasi madede ntayo mfite ako Didi uranyibuka nibyo kurwana birakureba ese nunyica n'ubundi ngapfa biragenda bite uzabyara umwana w'imfubyi bimbwiye iki ngaho nyica ese nkugire madede ndagukunda urabizi niba udashaka kwicara ngo ubyare umwana iyaranje nawe yafera uyifatanyemo kandi ubwo je nabikubwiye akiri narenzo madede utankuru kandi ujuraka imikino dore nibyo by'ibingibi ujuraka imikino wibuka ko twite nta mubyeyi urakara muri bene ubwo buryo ibyo bintu nibi cyane tuzabyara kana gafite umijinya kakazamera nk'akihebe dekura twumvikane ibihumbi 4 nibyo mfite twiyaranje dushaka ndi wiranje nande ujya kubikora sana ngo nakubujije akomadede wanyurohe ntago nakubiye ko ni urabura ibihumbi 6 ntayo mbona yampereze yashaka kandi ugomba kweba rashaka injira mu nzu ntufite televiziyo ntago twabwiriwe ejo ntufite televiziyo ntago twabwiriwe ejo ufite radio tuburare birakunezeza fata radio yigurisha ndekura nkubwira kana nta sinkurekura mpereza amafaranga yuzuye cyangwa ugende ufate radio gasete yawe cyangwa ufate televiziyo yawe ugende uyigurisha cyangwa se ukore impantaro aho ngaho cyangwa ukore mizo nkweto ugende uzigurisha guhereza amafaranga yuzuye madede watekereje amafaranga yakurinde naho nyakura Didi nkene amafaranga nyama ndembana nakoroheye nakubwiye ngo nkine amafaranga buriya sinshobora kugukubita kuko naba ndi kwiyangiririza ariko ku rundi ruhande ko nta vision ufite nta cyerekezo Didi nose ko nta cyerekezo ufite wakomeye umugabo ntiwava mu papa w'umwana ntiwarera rwose nta nshingano z'umugabo wafata nanjye kandi sindi tayari warebye se ukundi kumenya ubwenge ariko nigutu ungana nawe ubwenge bwo kwiyaranje ngo menye uburyo yitwara mu kibazo nk'iki ubusuzi uzabasha kwitunga gute utagira ibitekerezo byo kwirwana watwise nge nditunze urumva ku giti cyane nditunze wishaka kunshyira yindi migogoro ngize igitekerezo ha yindi migogoro ngize igitekerezo dusubire mu cyumba nkubwira ka ntabyo nsubirayo hansubiza yose wonge wasanga we nibitafashe neza ushaka kongera kujya kwishimangira gukora iki ntaho ngaho ndekura tujye ku muhanda none tuyashake Didi reka nkubwire ndiwe nimbwa tujye mu nzu nkubwire tujye mu nzu nkubwire ukajura akarumu wanjye Kanyagasana rarema koko tutwarira ibyaha ubu se ni gute mutekereza abantu bakuru bazima kujya gukora ibintu nta bwirinzi mufite muvuga muti turakora amanyanga tubone yo kugura ikinini mwishoye mu byanyu none mugiye kurya iby'abandi mwanibye nako njye ntabwo nigeze niba uniforme se ni yawe mbese uniforme ni yawe mufatanya cyane ntabwo hanwa n'uwibye wabonaga itagukwirukaza hano utabigenewe uje kugira ute atanazi yabaye nka kadabuhema ntabwo ari ibintu byari kuzajya ahubwo reka jyame ugende mu makuru urabishaka muriramo oya tumvikane amagambo ajyamo mujyane uretse turyoshye urazikana cyangwa ugenda ubona wagenda umukuremo iyo jipo niyo bashaka bataye bambaye ubusa utaye mwambaye ubusa tugushishe kwigira hasoni burasambanye uti tujye no gukusanya imfashanyo y'abandi amadederi no Papa Sava